ntibihakunda kandi Saidi numurusha kuvuga naza hano nawe ntiyabura ibyo kuvugaho kandi ushobora gusanga nawe biguhesha isura ntago ari byo umuntu niba yavuze ati equipe ukwiyobowe ubwo ababigennye nibyo bashaka wihita bihuza arashaka umuteranya perezida wa Republika n'abaturage niringi editorial ariko yayikiye makuru akorera yakirazwe no bitaburasa Jean Garbert aherereye Imana imuhe ibyo yakoreye umusaruro w'ibyo yakoreye Jean Lambert Gatare wo yasimbuye amagambo arakomeye oya ntabwo akomeye Imana igomba kugororera umuntu ibyo Imana imuhe iruko ridashira Regis rero nta heza nicyo kibazo nyine niba ari ukabyumva ibyo yakoze Imana ibimuhembera je nakoze reka mbaho urugero nakoze filimi y'amateka y'umupira ibyo ndivuga byo kuhimba kira kinyamakuru rushyashya uzi titre bahise bayiha ni filimi bahaye titre umunyamakuru Muramera Regis yasohoye filimi isingize Merenide na Habyarimana niyo titre y'ubugoryi n'ubugome bakoresheje niyo titre cyane kuri rushyashya isingiza Merenide na Habyarimana kiriya filime wakoze y'amateka tekereza titre nk'iyo ngiyo iyi filime wakoze y'amateka 2009 cyane niko rushyashya ndagifite y'amakuru ndabifite birase bimwe biri muri hard copies na savings mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ni souvenir cyakora mwara kubititse kera kabisa ubwo rero kuba Gatare agendera muri uwo murongo wa mwumva yawurazwe no murongo w'ikinyamakuru yarazwe n'uwo nyakwigendera reka tumwite gutyo ubwo tubihuriza n'ibyo ruvuze twe twahamagaye Saidi turaganira bo bakoreshe titre no bayihaye rushyashya bahise ngo bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sport barateranya leta n'abaturage gaho uva titre nk'iyo ngiyo ashyiraho yakoze titre ivuga gutya kare ngo bamwe mu bahoze bayobora Rayon Sport barateranya leta n'abaturage ashyiraho Saidi Habiyakare akotingaho Fine FM ubwo naritekereje n'iki kintu leta Habyarimana na Emeride baba barankoreye ku buryo koko nabasingiza koko nabitekereje turashyiditse tugiye mu butabera nabwo sinabuhabwa ariko ntako ntari nagize nagerageje nyine arakumvise nagerageje kugira ngo mbuhabwe ariko Gatare rwose Gatare rwana n'ubuzima twese turwane nabwo ariko wishaka kushyira mu bugome bwo kucukurira imyobo abandi utazamera nk'abandi bavuga ngo umwanzi aca akobo Imana igaca akanzu rwose uwo mugane ntuzawuciribwe kuko ubundi Gatare yagombye kuba ari umusportif yagombye kuba agaragara mu ishusho y'abasportifu kurusha uko ubwo no kumenya ko Gatare ahubwo asigabamo nabimenye vuba ntabwo nari nzi ko aba muri icyo kinyamakuru je ni muzi nyina mu muntu yavuye kwisanga ahita ajya kukiyobora yes yari nakoze comment hano kuri YouTube muri koko ntabwo yaba ari we oya kandi namubajije akambwira ngo niwe yarabimubaje cyane rero Gatare ashobora kuba umupro ubuyobozi bwa Rayon buhari akaba bushyigikiye ibyo ni n'uburenganzira ariko gufata ibintu abantu bavugiye hano Saidi si umusazi si ikintu umuntu ufite ubwenge ni umuntu uzwi n'igihugu uzwi na leta utarigeze na rimwe arwanya igihugu gufata ibintu ukagenda ukabiha gahunda zishoboka za leta ziba zabaye zijyamo mu b'imbere kandi ntabwo ari ukwitabira byo kugwiza umubare oya abari mu b'imbere bari muri Rwanda Day abahari ntabwo ari umuntu urwanya leta yarabanza kumentinga mu kiganiro ati ukabimushyiraho mu magambo make naho yabivugiye natwe ubwo dushyize muri uwo murongo cyane ntago Gatare uturusha gukunda u Rwanda ntibizanabaho urarukunda ku kigero cyawe ariko natwe turarukunda ari umuntu twasuganira karenzi nkunganire ari umuntu wazo mbwira ngo buriya muri force gushaka kwerekana ko ukunda igihugu kurusha abandi n'icyaha ngo rero Sharambere yarantunguye jewe buryo ngo ni icyaha yarantunguye baraguhana yarantunguye kuri iriya kuko ubundi narimaze ko byahiriye muri mwandikira ko byahiriye kuri commentaire yashyize mu kiganiro turi live cyangwa n'umuntu uri kukwiyitirira barabibona bari kuri YouTube oye wari uyikuyeho iyi ni titre yakoze yarabanje arakomantinga ngo ngaho da ubuyobozi bw'igihugu burifuriza Rayon Sport ibibi Selon Saidi Habiyakare nyamara mujye muvuga muziga iyo niyo comment sinya Jean Lambert Gatare yabanje gushyira live mu kiganiro kiruta icyo Saidi yayikoreye Saidi yitangiye Rayon
jewe ari mu buyobozi kwa kunda abayobozi bayoboye ibintu Saidi ntitwahuzaga ariko mvuge guhuza uko nabonaga ibintu siko yabibonaga cyangwa imigenzereze yabo nabibonaga baroyereyo ariko mu buryo bwa kimafi ariko nkoresha iryo jambo cyo nakundaga kubanenga ariko muri ubwo buryo Saidi akubwira ko aribwo bwari bwashobokaga icyo gihe nabo bari kumwe kuko ni Saidi utararyamaga kubera reyo nayo ibyo twakwita amanyanga bikoraga mu nyungu za reyo ni Saidi wahunze igihugu kubera reyo agarukirizwa i Kampala niho afande Siza yamugaruriye ahubwo ati ngwino nta kibazo gihari tubunge na federation kuko minister nyakwigendera Joe Habineza n'umuyobozi wari wa Ferwafa afande Kazura basa nkaho bari bafite icyo twakoze nka solidarite yo kugaragaza ko uyu nguyu yakoze ibyaha abibona hakiri kare acaho nta muntu utagira ubwoba ageze hakurya iyo biza ku sirikira bivugwa ko afande James yatanze order cyo gihe yuko icyo kintu biri sportif hataza kugira ubivangamo ibindi ko bagarura uwo mugabo bakajya muri Ferwafa bakakora inama ejo bititwa ngo hari umuyobozi ahunze ibibazo by'ikipe siko bimeze avuga ni ibya sport bigomba kukurikira muri sport mukabishakira ibyo ni biba byoroshye hari ibintu byinshi ngo niko yababwiye twaboneye umuti kandi byari ingutu utwo n'utuntu duto cyane two muri sport mu bishakire yabategetse kwicara harimo n'umugabo w'umusportifu wundi wigeze ko vice president wa Ferwafa Martin Ngoga uba muri FIFA yabayeho na procureur w'igihugu baricaye bakuyemo umwanzuro umuti muzima bigenda neza Saidi rero ni umuntu wari tari gutanga ibye byose n'ubuzima menya ari bubutange mu nyungu za reyo Gatare rero nta kimurusha mu by'ukuri yaba yarakoze reyo cyangwa azayikora cyangwa yamwibukiraho kubera yarogezaga umupira akavuga ko umuntu yacenze n'ibyatsi ntabwo biruta kuba umuntu yarayoboye ikipe agashaka amatike hafi yo kusohoka akagira nawo ni umusingi nawo ni umusanzu ntabwo tubigaye ariko yikwiyita umureyo kurusha abo ngaba babisufuriyemo uko ikibazo kiba cyabaye nko muri iyi nkuru dushobora kuzagorwa no kubona indi interview y'umuntu atinya ko ashobora kuza akavuga yagiraga gutya akitwaza Roko Defense zaho yayoboraga mu hari bayita yari konseye hariya Roko Defense kaguhangana n'abasirikare bazanywe na Jean Marie kugira ngo byumve neza Jean Marie ntagwabira azanya abantu be sinzi niba ari umupfumu bapfaga si icyo bapfaga ariko barahagaze kigabo Roko Defense ku buryo izindi nzego z'intervene byari bikaze nakiremo ko kana ariko titre titre ya regisi rwose irakomeye cyane yaza gusanga nanjye ndagafu wa mugani byo ariko byarangiye dare titre kabisa ariko nibura mona bagutavye kabisa yego ariko nabere natwoze tuvuga wagiye muri RMC jya kwisobanura twaraburanye narabareze wese ujya mu rukiko byabaye urubanza rugari wese witabaza ubutabera ariko ubutabera bwanzuye nyuma bwo mu bujure ko twagiye mutsinda hamwe nsinda handi gutyo birazamuka ko byaje kugezaho kuri finale babonye ko iyo titre nta kitwaye ngo nta kiyangije ntacyo yakwangije ariko icyo nemera nuko Imana itanga ubutabera kandi yarabumpaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi singiye kujya muri detail oya kandi wahereye ku ijambo rimwe singiye kujya muri detail umutima wanjye ubwo nibwo butabera ariko icyo navugaga icyo nagarukagaho kuri titre nk'izi ngizi tugarutse ku byo umusaza ubundi yarajeje kumvuguruza ubutabera warabonye yaraje utemera ko n'umuntu akwiye kugira iruhuko ridashira yarakubabaje ni titre gusa ituma utemera ko yagira uruko harimo detail nyinshi ntabwo ari titre gusa yagenda narungiye ashyiramo ibindi bintu wari mucuti wa Karenzi nza kumubwira ufu Mike yarabiri inyuma nawe byari ibintu byinshi bari benshi ariko narabajegeje barajegajega icyo rero navugaga dukurikije ino titre yari yakoze ni titre nini pe iyi ngiyi uramutse uri umuntu w'insina ngufu utivugira udafite kivugira iyi yakugeza cyangwa ufite akantu k'akaritije gato cyane iyi yakugezayo pe abantu barakurikirana gukurikirana nyuma icyo twari nari nkomojeho kuko nari ntangiye mvuga nti ku cya gihe mvuga ko nari navuze kuri biriya bintu by'uriya mu mama ustakayite sinibazo bya reye mvuga nti twahaye interview Saidi yatangaje ikintu bamwe bagifata muri context itariyo barakimura barakijyana ariko uko yakivuze ijambo rigarutseho titre cyangwa se nuko ntazi exact ngo mbe mfite script
neza uko yabivuze Ariko ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bw'igihugu na politiki bibaho ko abantu bashobora gukemura ikibazo wenda bakibwira ko bagikemuye neza ntikizabe cyarakemutse neza niyo mpamvu ujya kumva ukabona urupapuro rw'umuhondo rurasohotse bakubwiye ko umuyobozi uyu n'uyu atariho atakiri kuri wa mwanya kasimbujwe undi bivuga ngo hari ukuntu umuntu baba baravuze batuyu yakemura ibi ntabikemuri bakabyibeshyaho hari politiki ishobora kuza kuvuga ngo reka wenda duhinge ikintu aha n'aha mu by'ukuri babikoze nta intention mbi irimo ariko bikazarangira kidakunze bakabisimbuza ibindi ibyo si ibintu bisanzwe nibyo rero Saidi yavuze singiye kumuvugira hano yavuze ko uve uko abibona nk'umureyo kandi utari umureyo usanzwe worohereje abona ikibazo cyarakemutse nabi atari ko wenda leta ishobora kwiri kubona ko cyakemutse neza siko bimeze icyo yashaka kuvuga bibaho ko ikintu cyakemutse wenda akavuga ati nukugiha igihe nta wamenya reka dutegereze ibyo ni ibisanzwe kuko ushobora kubona ikintu wibeshya ngo cyakemutse neza cyangwa se umuyobozi none se ntabwo twabonye twese abantu baraye babyina twabonye PS Shema ngo ni umusportif byarangiye ari ugaragaye ahubwo nk'aho atari umusportif se kubyemezo yagiye afata ari muri ministeri ya sport bibaho ko umuntu yakwibeshywaho bibaho ko umwanzuro ku kintu wakwibeshywaho ariko iminsi igenda igoronzora ibintu igaragaza ukuri buhoro buhoro bikazarangira bisubiye mu murongo niyo mpamvu ugiye mbwira abareyo ntibihebe n'ababona ko ikibazo kitakemutse bishobora kuba ari ikibazo cy'igihe cyangwa se kikazakemurwa mu bundi kikavugururwa bundi bushya ahari abantu ntiyapfa abandi niyo context Saidi yabivuzemo ntabwo yaraje gusebya igihugu nta nyungu yabibonamo nta nyungu abifitiyemo ntekiza ko niyo intention atigeze ayigera atazanayigera mu buzima bwe nuko jewe rwose byanzuyeho uko njye mbibona mu bushishozi bwanjye so ubwo nyine byari bitambutsemo kuri iyo message yagombaga gutambuka ubwo umugani wari ukoze hasi karenze umwibutsi ibuye byarambabaje kabisa ni mukuru wacu ndamwubaha ariko biriya ntago biri sportif bwana Gatare biri anti sportif Saidi ni umusportif abantu bose bazi ashobora kugira ibyo mutumva kimwe ibyo bibaho ukaba uri umupro retired nk'uko bivugwa cyangwa se pro ubuyobozi bwa Rayon Sport ariko ibyo ntabwo bikwiye kubateranya kugeraho uterura urusyo ukarugereka ku muntu mu buryo ibintu yavugiye kuri radio ku manywa twese twumva ntabwo turi abana ku buryo umuntu yavuga ibintu afite umugambi wo gusebya igihugu ngo tumureke ntitubime